Bantu banjye muri iki gihe isi y'umuziki nyarwanda ikomeje kugenda yigarurirwa n'abahanzi b'ingufu z'urubyiruko rwa Generation Z cyangwa se aba Gen Z. Havutse impaka zidasanzwe hagati y'abarimo Mugisha Fred Robinson, umuhanga mu gutunganya indirimbo ndetse akanaziririmba, umuproducer ukomeye cyane mu gihugu cy'u Rwanda wamamaye nka Element L, ndetse na mugenzi we Ishimwe Moise Prince wamamaye nka Prince Kiz, nawe uzi kuririmba kandi akanatunganya imiziki neza, ndetse n'uwitwa David Rubangura wamamaye nka Roskana, umuririmbyi nawe ukomeye cyane umaze gukora amahiti. Iyi ntambara y'amagambo n'amarangamutima yaturutse ku kibazo cy'ubunebwe mu rubyiniro cyangwa se ikibazo cy'ubunebwe kuri stage. Ijambo ryumvikanye cyane ku mbuga nkoranyambaga riturutse kuri bamwe bafata nko gusuzugura umwuga w'ubuhanzi. Ariko se muri iyi ntambara ninde uri kuvuga ukuri, ninde waba uri kurengana, kandi ninde uri kubeshya ku nkomoko y'impano? Harimo n'igitekerezo cy'umubloga ukomeye hano mu gihugu cy'u Rwanda umaze kwamamara, nacyo turi buze kugarukaho, witwa Philox Aime. Bararikiye gukurikira NB Izum muri iyi minota itagiye kuba miremire, tukabana muri iyi nkuru mukibaza ngo inkuru yose iteye ite. Mbahaye ikaze, gusa wibuke gukanda like, subscribe, ujye no muri comment utanga igitekerezo cyawe. Njye nitwa Sana, iyi ni NB Izum, inkuru zacu kuri kwawe. Ushobora kwibaza rero muri aka kanya ngo inkuru iteye ite. Dore uko inkuru yose iteye rero. Uwitwa Ishimwe Moise Prince wamamaye nka Prince Kiz, mu muhamagaro wo gukangura abasinziriye, Prince Kiz nawe wabimburiye abandi gutangaza ko hari abahanzi batangiye gufata ubuhanzi nk'ikiruhuko aho kuba umurimo. Mu butumwa bwanyujije ku rukuta rwa Instagram, Kiz yagize ati: "Bamwe muri mwe muri gukora ibintu by'amafuti ku rubyiniro, mwihangane mukora imyitozo mu gihe mufite igitaramo, abafana n'abantu bakwiye kubahwa cyane." Iyi mvugo ya Kiz yabaye nk'umuriro utwitse itapi. Bamwe bumva ari isomo ryo gukangura abahanzi basinziriye, abandi bakayifata nk'ijambo ry'amashyari n'ubwirasi. Ariko icyo utahakana ni uko Prince Kiz yashyize urumuri ku kibazo kimaze iminsi kivugwa: kudashyiramo imbaraga mu bitaramo no gutakaza umwimerere mu buhanzi, ubunebwe kuri stage. Icyo kintu ndagira ngo muracyumva kandi kimaze iminsi kivugwa hano muri industry nyarwanda ku bahanzi bamwe na bamwe. Abantu bagiye banamentioninga, ariko gusa ugasanga abandi barashimwa gukora stage iteguye neza, abandi ugasanga stage yabo iri hasi cyane, ntabwo iteguye. Icyo kirazwe. Kabiri, uwitwa Mugisha Fred Robinson aka Element L, umuhanzi w'isanamitima cyangwa ushinjwa ubunebwe. Nyuma y'ayo magambo, L ntiyatuje, yifashishije Instagram asobanura ko amagambo ya Prince Kiz amwibutsa ko ubuhanzi buba ari urugendo. Nubwo atamentioninze izina rye, Element yanditse ati: "Bijyanye n'abanenze gukoresha imbaraga nkeya ku rubyiniro, nasubiye muri studio ndi gukora ibishoboka byose ngo mbikosore. Mwarakoze ku bw'urukundo rukundo." Ahangaha Element L agaragaza isura y'umuntu utekereza, utarwanya n'ubunebwe, ahubwo uharanira gukura. Abamukurikira benshi babonye muri ayo magambo umuco wo kwicisha bugufi. Utsinda si ukwivuga, ahubwo ni ukwikosora. Ariko hari n'ababibonye nk'aho ari uburyo bwo kwirengera amakosa yagiye agaragara mu bitaramo biherutse, ndetse byanaturutse ku gitaramo yavuyemo. Abantu bavuga ko bamunenze gukora stage itari nziza. Ibyo byose ndagira ngo mwabyumvise, ntabwo ndi buze kubijyamo cyane. Iyi mvugo y'uwitwa Element ntabwo yari imvugo mbi, nta nubwo yabifashe nabi pe. Mukurikije amagambo basomeye Element yanditse, ntabwo ari amagambo ari mu bwishongozi cyangwa ikindi kintu kimwe, ahubwo we yasubiye muri studio nk'uko abivuga ngajya gukora imyitozo. Niko we yabitangaje. Ntabwo yirinze kuvuga ibintu byinshi cyane birimo ibintu byo kurasirana cyangwa se ibindi bintu, kuko ni umuntu utajya ukunda kugira amagambo menshi. Gusa si uko byaje kugenda. Kuri mugenzi we
witwa Roskana, inshuti ye magara. Roskana yinjiye muri iyi ntambara agaragaza ko Element ari umuhanzi w'umuhanga udakwiye kunengerwa ibyo kudakoresha imbaraga nyinshi ku rubyiniro, kuko ibyo biterwa n'ubunararibonye. Uwitwa Roskana yagize ati, Element, reka nkubwire ikintu cyiza cyihuse, uri umuririmbyi mwiza, ufite ijwi rihebuje. Njye ku giti cyanjye hari byinshi nigiye ku buhanga ufite mu majwi yawe, nta n'umwe muri abo haba akaba akoresheje ijambo ry'igitutsi tutigeze dushaka kumentioninga yo mu cyongereza ririmo za fa. Yavuze ati muri abo nta n'umwe waririmba nkawe, naho ibyo kwitwara neza ku rubyiniro bizaza bitewe n'ubunararibonye urabarusha. Yagaragaje ko abibasira Element ari abadafite ibyo bashoboye arusha byinshi, bo ugasanga ibyo bashoboye ari ukwicara bakavuga ubusa. Mama yangu, murumvise igitekerezo cya Roskana. Mu by'ukuri iyi mvugo ya Roskana mu nyandiko ye, imvugo ye nyine yanditse nk'aho ari ubutumwa bwo gutera abandi akabanyabugabo, yaje kumvikana nk'ugushinyagura kuba yaramubwiye ngo urabarusha, byatambukanye amarenga yo konyine yishyira hejuru ya bagenzi be. Mu nyandiko ye yakomeje avuga ko nyine abibasiye Element ari abantu badasobanukiwe uburyo bw'umuziki, avuga ko bishobora kuba barusha byinshi ku gukina ku rubyiniro ariko atari byo bituma umuntu aba umuhanzi mwiza. Ibi byarushijeho guteza impaka, bamwe bamubona nk'umuntu uharanira uburenganzira bw'abahanzi bafite ubuhanga butagaragara mu mbyino, abandi bakamwita umuvuga utagira urugero. Mu by'ukuri Roskana yagaragaye nk'umuntu wiyemeje guhagarara ku ijambo rye, atinya kuvuga uko abona ibintu nubwo amagambo ye asiga umwotsi ku gasozi. Twinjire ku kijyanye n'igitekerezo cy'umubloga witwa Philox Aime, umwana wo mu ntara. Roskana akimara gukora ibyo byose, uwitwa umubloga Philox Aime yaje apostinga ifoto ya Roskana, amafoto abiri ya Roskana kuri Instagram, arangije yaha title igira iti Roskana niwe muhanzi utazi ahava naho ajya. Ndagira mwumve icyo kintu. Philox yagize ati, Roskana uyu niwe muhanzi wigize bwenge, aza yinjira mu matiku ya Element na Keys. Icyambere, Element ntabwo yahakanye ibyo we bamushinja, we yaje avuga ko ntacyo bimubwiye. None wowe Roskana uje utukana kandi uri kwirengagiza ko ejo cyangwa ejo bundi Keys wamukenera mu gihe Element yabataye ibishanga nk'uko ari kubikora. Inama nziza Roskana, uracyakeneye gukora cyane, ukava ku ndirimbo 3 ugakora n'ama album nk'abandi, kuko uyu Keys wiyongoje afite label na studio ye ya Hybrid Music, mu gihe wowe ugitegereje ngo Element ahugucya gukorera indirimbo. Element agira kata nyinshi utaramenya, kumwishinga ni loss ya danger. Icyitonderwa ni mu byumve nabi, buri wese abivuge uko abyumva. Ibi bisubiza inyuma ikibazo gikomeye. Hari impano igerwa n'ijambo, ariko hari naho ijambo rigusha impano mu mwijima. Roskana ashobora kuba afite ijwi rikomeye, ariko niba amagambo ye akomeza kubiba urwango mu ruganda rw'umuziki, uzasanga ijwi rye rihora mu nduru y'amakimbirane aho kuba mu majwi y'indirimbo. Iyi ntambara hagati ya Roskana, Element na Prince Keys ntiyagaragaje gusa ukuntu uruganda rw'umuziki rufite amaraso mashya, ahubwo yerekanye n'ukuntu amarangamutima ashobora gusenya cyangwa kubaka izina ry'umuhanzi. Ubuhanzi nyakuri bushingiye ku gukunda umwuga, kwihangana no kwicisha bugufi. Nubwo muri aba basore batatu nyine nubwo byoroshye kubona ko intambara y'amagambo yeruye yavutse hagati y'abasore batatu, nta n'umwe muri bo wigeze yerura ngo agaragaze uwo abwira amuvuze amazina. Roskana ashobora kuba afite impano idasanzwe yo kuririmba, Element afite umutima w'ubwiyunge, naho Prince Keys afite ijwi ryo gukangura. Ariko amahoro nyayo
mu muziki azaboneka ari uko abo bose basobanukiwe ko ijwi ryiza ritabura gusaza ariko ubwenge n'ubupfura nibyo bigira umuhanzi uramba. Ese wowe ubyumva uti? Ese urabibona uti? Jya muri comment utuganize, utubwire uko ubyumva. Wibuke like na subscribe. Iyi ni NB Zoom, inkuru zacu kuri kwawe. Nge nitwa Sana. Ciao ciao, hasta la vista.